friends, I hope you are okay. Nyuma yuko abantu benshi bambaje batse Freddy ni gute TikTok ikwiriye kuba isetinze, ni ukuvuga ngo account yawe ni gute ikwiriye kuba isetinze kugira ngo igihe cyose ushyizeho video irebwe, igihe cyose ibifite umutekano cyangwa se igihe cyose ibihagaze neza nk'aba professionnel cyangwa abantu b'abasirimu basobanukiye ibyo bakora. Ntabwo dutinda rero, tugiye gukora iyo video mu bice bibiri. Igice cya mbere turabanza tureba ngo ese account muri rusange ikwiriye kuba isetinze gute. Turayisetinga na hano mubireba, tureba kamwe ku kandi tugasetinga, mbabwira akagasobanuye iki, hanyuma duhite tujya no ku gice cya kabiri cyo kugira gute cyo gusetinga video ubwayo igihe ugiye kuya-uploadinga. Umaze gufata video noneho yo igomba gusetingwa ite kuva kuri 0 kugera ku 100. Utwo tuntu twose tugiye kutunyuramo. Nimba uri mushyashya rero hano, ikintu usabwa ni ukumenya neza ko kuri channel no kuri account nicyo kintu tuvuga cyonyine, tujyana n'ibintu bijyanye na TikTok no kuhugurana. Rero kanda kuri akantu ko guteranya unfollowing, hanyuma kandi kuri like iyi video uyisharing abantu 10, uyisharing abantu 10, I repeat, kugira ngo nabo bibafashe. Twagiye rero ntago dutinda. Ikindi cya mbere uhita ukora, iyo uri hano ku ma video yawe cyangwa se kuri profile yawe, ukanda hano kuri utu dukoni dutatu twa hano, gutya ugakanda kuri settings and privacy hano munsi. Twihute cyane ubu noneho tugiye iki gice tugiye kubanza turebe ngo se account muri rusange ikwiriye kuba isetinze gute. Hanyuma ugahita ukanda hano handitse privacy gutya. Okay, tujyana akantu ku kandi ntiyagira akantu kagucika. Aha, duhereye hano hambere handitse discoverability. Ni ukuvuga ngo hari abantu usanga account zabo ziri private, ugasanga kuba followinga biragoranye. Ikintu rero kiba cyarabayeho hano kuri private account baba barahafunguye hari turned on, ubu ugomba kuba hafunze. Icya kabiri hano handitse activity status hakaba hafunguye. Ubwo ukubona hano bimeze ariko nawe uhita ubigenza. Okay, kuri activity status iyo wahafunguye, abo mu following na abo wakoreye back n'abafollowings babona ibyo bikorwa byawe, hakaniyongeraho na babandi bagize gute bashyashya mutarafollowingana ariko bakabibona. No kuvuga ngo rero igihe cyose iyo hano hantu hafunze abantu mwafollowinganye ntago babona ibikorwa byawe. Turakomeje n'aha hantu handitse suggest your account to others. No kuvuga hano hantu iyo hafunguye gutya, iyo utuntu dutatu hita dufungura. Utuno tuntu rero dufunguye bigenda bite? Abantu ufite kuri telefone, amanimero ufite kuri telefone n'amazina, igihe cyo wahafunguye, igihe cyose umuntu ufite kuri telefone afunguye TikTok uhita umera nkaho ubonye notification cyangwa se akaza hafi, bityo bikaza koroha kubona aba followers kubera ko umuntu ahahuriye n'umuntu azi. Aka ka kabiri, igihe cyose umuntu ubwo utu tuntu twose uhita dufungura. Aka ka kabiri, aba friends ufite kuri Facebook, wowe uraza gusanga kenshi hano hariho ngo suggest your account to your Facebook friends. N'ubu utaragatanze on, urasanga hariho Facebook, hanyuma ukandiho karodinge nikaza kameze nk'aka kange karaba biraba. Igihe cyose umufriend wa kuri Facebook aje kuri TikTok azajya hita abona izina ryawe hafi. Noneho dukomeze utu tuntu twose uhite udufungura. Turi kwihuta ariko ndakeka nta kigoranye kirimo, ndakeka ko turiho tujyana. Noneho tugiye rero hano kuri instructions, hano tujyana akantu ku kandi. Hano kuri comments, comment bivuze iki? Hano hagomba kuba hari everyone hano kuri comments, kugira ngo umuntu wari we wese yemererwe gukomantinga kuri video zawe. Aka kantu everyone hagomba kuba ariho havivi. No kuvuga ngo ugomba kuvivura kuri everyone, kubera ko nushyira kuri followers that you follow back, kubera ubu ufite bake wa followings back, bizatuma abantu bose badashobora gukomantinga ngo bakubaze ibibazo cyangwa se bagushimire ku bintu wabagejejeho. No kuvuga ngo hano urahita ushyira kuri everyone. Hanyuma turakomeza na hano handitse filter all comments. No kuvuga ngo hano uramutse uhafunguye on, hano hantu umuntu wese commentinze muri video zawe, mbere yuko
binuze comment iba published mbere yuko ijya ahagaragara wajya ubanza ukayaprove. Rero ibyo biragoranye, ndazi kubereka uburyo ugomba gukoresha igihe umuntu wese ashyize comment idakwiriye muri video yawe ikaba ari itegereza kuba approved, cyangwa se spam comment ikaba itegereza ko iba approved kurusha uko izimeze neza zo nta kibazo zaba published. Noneho twakomeje akanako kagomba kuba gafunze. Aka kabiri filter spam and offensive comments, ni ukuvuga ngo akaniko ugomba gufungura kakandi kazamo yamana comment yanuze ya spam n'ibiki byose mabi, akasaba ko ubanza kuyaprovinga. Hanyuma twakomeje aka rero kanse filter keywords. Hari ukuntu wenda uba ufite nk'amagambo udashaka abantu bakoresha muri comment kuri video zawe, aha hantu iyo hafunguye gutya hahitaza add keywords. Hano iyo haje add keywords iyo wanditsemo iri jambo, urugero nanditsemo ngo wenda nanditsemo ngo hero, ni urugero utaryandikamo hero, nkagira nkikomereza, ni ukuvuga ngo umuntu wese wajya commenting ashyizemo ngo hero muri comment byajya bita byibroka kubera ko iryo jambo ntabwo naba ndishaka muri comment zanjye. Okay, ubwo kano kantu ugomba kugafunga kugira ngo wirinde nimba nta ntuze nta kintu ushaka ko abantu bafata nk'umwihariko. Okay, ni ukuvuga ngo hano rero kuri review filtered comment ho ugomba kugira gute kuhakanda bikamera gutya, kugira ngo nicyo bishatse kuvuga. Iyo uhakanze gutya ni ukuvuga ngo uba ugomba kureviewinga, ni ukuvuga ngo comment zidasobanutse cyangwa se naho ziturutse hose ugomba kuba hano ureba izo comment ubanza kuzicishamo amaso mbere yuko ziba ziba published, mbere yuko zigaragara muri comment. Hanyuma aramubonye na video afiteho izo setting. Hanyuma rero tuvuye kuri comment tugiye hano kuri mention and tags. Hano rero ni naho ugomba kuhakanda on ugashyira kuri iki, ni ukuvuga ngo everyone, umuntu wese yemerewe kugutaginga no kukumentioninga. Iki gihe bizagufasha kuba abantu bagutaginga cyangwa bakakumentioninga, ibyo bintu biragufasha mu promotinga account yawe. No direct message, ninde uwemerewe kukohereza message aho abishakiye, shyira kuri buri muntu abantu bose bakwandikire, hanyuma utari ngombwa umubloke. Hanyuma ninde wemerewe kugushyira kuri status ye, kuri story ye, ninde ni wari we wese. Ubwo no kuvuga ngo ukubona hano bisetinze nawe ari ku bisetting. Ninde wemerewe gufata ya video yawe wakoze akajya ku ruhande, kwa kundi ujibona umuntu yafasha ka video nk'ako muzungu akajya ku ruhande wenda kaga comedy n'ibiki, shyiraho ko buri muntu abyemerewe, sibyo kubigukorera kugira ngo ibi bintu bigufasha gupromotinga account yawe. Nizere ko turiho tujyana umuntu wese utaramfollowinga kanda kuri akantu ko guteranya umfollowinge, hanyuma kandi kuri like sharing iyi video, hanyuma wandike muri comment ese urabona bimeze bite. Hanyuma dukomeze kuri sticker, ninde gukomantinga umuntu akoresheje sticker. Hanyuma ninde wemereye kudownloadinga video zawe, kanda on abantu bose bemererwe kuzidownloadinga, hanyuma stickers bashyireho buri wese. Ninde wemerewe kureba abantu ufollowinga wowe, hano naho tuhatindeho gato. Nizere ko akantu kose kubona bisetinze hano nawe ariko uriho bisetinga. Hanyuma ninde wemerewe kureba abantu followinga, uyu kanzeho hano barakubwira ngo everyone yareba abantu followinga cyangwa on me. Yishyize kuri on me biba bivuze ngo umuntu najya kuri abantu followinga arareba abo muhuriyeho gusa, ntareba abantu bose. No kuvuga nushyira kuri everyone buri muntu wese azajya areba abantu ufollowinga. Hanyuma rero tugiye ku kandi kantu hano ko kureba favorite sounds, no kuvuga ngo tugiye kuri liked video, no kuvuga ngo ninde ushobora kureba liked videos, no kuvuga ngo umuntu wese arabyemere fungura ko yemerewe kuzireba. Hanyuma hano kuri favorite sound abantu bose nabo ukande on ko bemerewe kureba bemerewe kureba ama account
cyangwa ama sounds wagize gute wadinze ko kuri favorite. Hanyuma tujye kuri aka gace ko kureba ngo blocked account. Wa muntu gutesha umutwe kuri TikTok cyangwa se umuntu ubona ibintu bye bidasobanutse kuri TikTok wamubloka gute? Ukanda hano, iyo umaze kumubloka kwa kundi iyo ushaka kumubloka uraza ukamusanga hano kuri blocked list, kuri blocked account niho abantu bose uba wabrotse baba baherereye. Hanyuma rero nizere ko ubu tumaze kureba ngo noneho setting ya account muri rusange ibihagaze gute. Nukuvuga ngo account yawe ikwiriye kubisetinze gutya mu gice cya privacy. Noneho dufite n'igice cya kabiri kijyanye na setting yo kuri notification, ariho tugiye ahangaha. Okay, ahangaha kuri notification niho tugiye, tukagira n'igice cya setting zo kuri video. Igihe umaze gufata video yo uraza kuyisettinga gute kugira ngo abantu bose bayirebe. Rero nimba utaramfollowinga kanda ko followinga, hanyuma sharing iyi video, ukandi kuri like, wandike muri comment uti wenda thank you cyangwa se n'ikindi cyose ushaka kwandika muri comment, hanyuma dukomeze. Nukuvuga ngo rero video tuyikomereje kuri YouTube, hanyuma kanda kuri profile yanjye ureba akantu ka YouTube kariho, ukandeho uhite winjira kuri YouTube, duhurireho dukomeze ibi bice bibiri bisigaye. Nukuvuga ngo iyi video yose igiye kujya kuri YouTube, ihute cyane duhurireyo ntucikwe. Hasigaye ibice bibiri by'ingenzi kandi tugiye guhita tubikomerezanyaho n'iyi video. Kureba notifications, urabona ko nko muri notifications harimo kwerekana kumenya, ndaje mbasobanurire buri kantu kose kano tuno tuntu twose ubona dufunguye. Twagiye kuri YouTube, twese duhurireyo. Bye bye, ndabakunda. Murakaze neza kuri YouTube, nizere ko mwahageze. Hanyuma nimba ari bwo ukihagera kanda kuri subscribe dukomeze. Twakomeje rero ntago dutinda, tugiye kuri gice cya notifications. Nukuvuga notifications zigomba kuba zisetinze gute zo. Turagiye urakanda kuri notification gutya, hanyuma urebe in app notification. Hano hambere habanza nuhakanda urabona likes na comment na new flows. Nukuvuga zino notification ni za notification ubona ngo umuntu aragufollowinze, ngo umuntu apostinze video, ngo umuntu akatanze comment ukabona ubonye notification. Ibintu byose ugomba kubifungura, ngo umuntu agiye live, ibi bintu byose biri hano bifungure kugira ngo inshuti zawe zijye za uploadinga video ubibone, cyangwa se zijye live ubibone, cyangwa se ikintu cyose zikoze nizikwandikira ubibone, nizigufollowinga ubibone. Twose turi hano dufungure. Nukuvuga ngo rero ako ni ku gace ka in app notification. Ku cya kabiri ni icyo bita push notification schedule. Nukuvuga ngo hano nukuvuga ngo ushobora gusettinga igihe ushaka kujya wakirira notifications ziturutse hano kuri TikTok. Aho ntabwo tuhatinda, tugiye rero kuri utu tuntu. Fungura, ese ninde uri bwe interacting kuri, cyangwa se umuntu tinze kuri post yawe urabibwirwa niki? Utu tuntu twose turi hano dufungure, utu kugera hano kuri reports, kubera ko umuntu arayikinga video zawe uzajya uhita ubibona. Hanyuma nawe urayikingize, nashyira comment muri video zawe uhita ubona notification, nawe uhita ukora comment kuri videos. Umuntu nagufollowinga nawe uhita ubona notification, uhita umufollowinga back. Umuntu nakumentioninga cyangwa kagutaginga uzajya uhita ubona notification, hanyuma nawe umutaginga cyangwa umentioning, na repostinga video yawe ubone notification, hanyuma nawe reposting iyi. Ibi rero bizagufasha gusabana n'inshuti zawe n'abantu bose bakwiyumvamo, kuko uzaba ubakorera ibyo bagukoreye. Rero tutuntu twose ko ari dutanu dufungure tube on twose. Twakomeje, nizere ko kuri YouTube mumeze fresh, kandi subscribe iranzogera ifungure kugira ngo izi video ntizikagucike. Twihuta cyane. Hanyuma twagiye kuri direct message, hanyuma umuntu nakwandikira message inbox uzajya uhita ubona. Nukanda hano kuri everyone ko yakwandikira uzajya uhita ubona ko notification ije, ugahita wakira message y'umuntu ukayisoma. None direct message nukuvuga umuntu nakwandikira bigakora preview, nukuvuga ngo ukabona nibura agace gato ka message akwandikiye kugira ngo uhite wihuta, niba yihutirwa uhite ugira gute uyibona. Twihute cyane, tugeze kuri post suggestions. Nukuvuga post from account you follow. Nukuvuga ngo uzajya ubona abantu followinga, ubona ibintu ba postinze. Nukuvuga bize have post to personalize post suggestion, post from people you may know. Nukuvuga umuntu nibura ushobora kubuza na postinga video uzajya hano utu tuntu twose dufungure. Umuntu ari postinga video
wemerera abantu nanone kuba bari postinga video zawe, utuntu twose dufungure. Twagiye kuri live notification. Noneho kuri live notification hano hantu hakande kuri live notification settings. Twihute cyane kuri live notification settings. Nizere ko turi kujyana, tugiye guhita tujya kuri cya gice gikomeye cyo kwa uploadinga video. Okay, urabona hano abantu mwunyumve neza, get live notification from account you follow. Nimba ufollowinga umuntu ukashaka kujya ubona ubimenya ko agiye live, ibyo bintu mubyiteho cyane. Nimba unfollowinga uziko ukunda wenda live yanjye, urajya urugero nk'uyu Big Mind TV show, uraza hano kuri live notification settings, uraza ugakanda hano gutya. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ushaka kuzajya wakira notification igihe ngiye live, urahita ukanda hano kuri all. Ninjya live wowe uzajya uhita ukanda hano nk'uko nkanze kwa The Big Mind TV. Gutyo ubu ngubu nazajya njya live nzajya nakira notification. Ubwo twagiye, ni ukuvuga ngo nimba ushaka, ni ukuvuga ngo aka kantu ukiteho cyane. Impamvu nkatinzeho murakabuye, hari abantu bambwira ngo ntago bajya bambona iyo ndi live. Urakanda kano kantu, urugero katwongere dufate urugero kundi, urahita ubona ko hahita hazaho akazogera gafite udutwi. Ndagira ngo tujyane kuri buri kintu. Okay, ni ukuvuga ngo turebe wenda nk'uyu muntu witwa Impress Dio. Nima nshaka ko azajya jya live nkahita mbimenye uwo mwanya nkabona notification, ndakanda kuri aka kazogera gutya, nindahiza nkande kuri all. Igihe cyose agiye live nzajya mpita mbimenya. Ubwo rero n'umuntu uzikakunda live yanjye cyangwa se ashaka kutazajya abura, kubera ko tuhigira benshi tukanakura aba followers, ubwo ubigenze gutyo urabona ko nawe hahise hazaho akantu kagaki kakazogera, urabibona neza. Hanyuma ubwo tuvuye kuri live notification settings gutya. Turakomeje ku cyo bita okay, urabona nk'ubu mba ndiho nakira ama notification y'abantu. Okay, twagiye kuri weekly screen. Hano ushobora kubona niba ubona TikTok yaragukoroneje, ushobora kubihindura ukavuga uti no, reka nshyiremo igihe ntarengwa nzajya mara kuri TikTok. Uzafungura aka kantu kanse weekly time updates. Okay, none ibi ikindi cyanyuma twajyaho nicyo bita people you may know. Ni ukuvuga ngo abantu uzi igihe cyose baje kuri live, baje kuri TikTok cyangwa bakagira ikintu bakora, uzajya uhita ubimenya. Noneho aka kantu kanyuma, utuntu tubiri dufungure, aka kanyuma ugire gute uze ugakandeho. Aka kantu rero iyo gafunguye nabonye ku ruhande rwanjye ni bibi, kuko iyo ufunguye aka kantu kamera all email notification, ikintu cyose kibaye kuri TikTok baguha notification kuri email. Yego ni byiza kuri security, ariko nanone bituma email yawe igira akajagari, kuko wakira emails nyinshi cyane zikabije ku buryo udashobora kuzikontrol. Ibyiza nge kuri nge waguma ugafunze. Ubwo rero iki gice kijyanye na notification, nizere ko nimba hari ikintu kigufashije, kanda subscribe hano kuri YouTube, ukandi kuri like. Hanyuma tugiye ku gice cyanyuma cy'ingenzi, aricyo bita noneho kwa ni gute uzapostinga video ikagira gute ikarebwa neza bimeze fresh. Nizere ko turi kujyana akantu ku kandi. Ikibazo uri bugire umbaze muri comment. Ni ukuvuga ngo rero noneho tugiye kuri ka gace kanyuma, dufate ko umaze gufata video wirecordinze byaciyemo umeze fresh. Noneho iyo video urihura ya uploadinga gutya. Okay, urihura uploadinga iyo video gutya. Okay, urihura uploadinga video gutya. Tuvuge ko watangiye kwa uploadinga iyi ni video umaze gufata, wanayitunganyije neza, waeditinze. Noneho ni izihe settings zirimo hano ugiye kugira gute, ugiye gukoresha. Okay, dukomeza tureba settings ugiye gukoresha hano kuri video. Iyo ugeze rero kuri video
mbere yuko uploadinga video dusubira inyuma gatoya nkuko nabibabwiye ugomba kuba uzi kategori iyo video irimo, niba ari funny, niba ari ukwishimisha, niba ari tutorial, niba ari iki. Rero ikintu ukora kugira ngo uze kubona amagambo uri butaginge hano, umaze gushyiraho title na title ugomba kuba uyizi, ukaza kumenya ngo amagambo ndi bushyire muri title na tagging ndi buze gukoresha tugiye kureba none urazibona gute. Hanyuma urabibona gute rero? Urasubira inyuma gutya tujyana akantu ku kandi gutya, usubira hano mu mavideo gutya, ujya mu mavideo. Kumenya video ugiye gukora kategori irimo, uraza ugakanda kuri search gutya, hanyuma ukaza ukandikamo hano ya titire uri buze guha ya video yawe, cyangwa se uko wumva video yawe umaze kumenya kategori irimo, umaze kumva neza icyo ugiye gukora video wamaze kuyitegura, uraza ukandika hano ugamera nkaho uyisearchinze iyo video. Urugero ukavuga uti how can I earn money on TikTok. Rero iyo video z'abantu bazi bikozeho ibyo bintu zije gutya, uhita ukanda kuri utu tudomo twa hano hejuru dutatu utu gutya, hanyuma ugakanda hano kuri filters, hanyuma ugakanda kuri hano relevance. No kuvuga ngo video zose zijyanye n'abantu bavuze kuri ibyo bintu by'uburyo wakwinjiza amafaranga kuri TikTok nibyo aho ngaho. Hanyuma kuri nuze kuri video category ukarekera kuri all, hanyuma hano ukaza ukavuga utoke kandebe ese nibura muri iki cyumweru aba bantu this week abantu bakoze izi video bakoze kubijyanye n'iki. Hanyuma imaze gusettinga gutya uhita ukanda kuri apply gutya, urabona aba bantu bazivuzeho uhita uvuga utoke kandebe iyi video uyu muntu yavuze iki, ukahindurira nk'utu video ugahita uvuga utoke naye ndaza kongeramo utunutu muri video zanyu. None kugira ngo uze kumenya, urabona nk'amatitire bagiye bakoresha, none kugira uze kumenya amagambo bataginze aba bantu bahuriyeho, uhita scrolling ujya left gutya ugakanda hano handitse hashtags gutya, urabona aba bantu ibintu bataginze ngibi hano, ibi bintu biriho byose ntuze hashtag. Iyo umaze kubimenya rero ubwo tayari uhita ukora video yawe, tukomeze ubwo umaze gukora video yawe uhise ugiye kuya-uploadinga. Titire wayibonye, amagambo yo gutaginga wayabonye, hanyuma tugiye kumera ubu ngubu tugiye kugira gute gupostinga video. Okay, urugero wenda niyi gutya, dufate tugiye gupostinga iyi video nk'ibisanzwe, urakanda next. Okay, gutya noneho ukande next. Noneho tugeze hano rero, hano kuri title, kuri create more informative content when you got into greater than details with a character. Nukuvuga ngo hano hari intuze, hano twandika titire, shyiramo titire neza imeze nka yindi wasearchinze, nurangiza utaginge ya magambo wabonye abantu mwakoze bimwe bataginze. Noneho numara kubikora ibyo bintu ibyo bintu ubyiteho cyane, kuko nutaginga neza ukanakora titire neza nibwo abantu bazajya bakora search bagahita babona video yawe byoroshye. Tugiye ku gice cyanuze cya cover, ukanda hano gushyira ngo ushyire cover kuri video yawe, ugakanda hano, hanyuma ukaza ugahitamo akanuze hano kamwe kushaka n'imbaraka, ukaza hano ukandikamo ibyo video yawe ishatse kuvuga, ukabyandikamo hano. Iyo umaze kubyandikamo usoje ukanda save done gutya, ubwo tayari twakomeje save gutya, ubwo titire wamaze kuyandika. Hanyuma ukaza hano munsi, hano niho rero utagingira abantu. Umuntu utaginze rero bigenda bite? Urugero nimba usacinze Gatari Fred cyangwa se undi muntu ari we wese ukamukandaho, urugero nka hano ninkanda kuri uyu muntu nabo nshaka bose utaginga abantu bagera muri 15, ugakanda kuri done
tayari abo bantu batageze icyo gihe video yawe ihita ibageraho uwo mwanya bahita bananabona iyo notification hanyuma akaba bagufasha kuyipromotinga cyangwa se kuyikoraho byanyu byose twasetinze kare. Hanyuma rero turi gusoza nizere neza ko turi tugiye ku kintu cyanyuma kirimo settings nyinshi zikenewe za zindi za nyuma zo kuri video. Hanyuma mbabare niba utarakanda kuri subscribe please kandaho hanyuma ufungura iranzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe igucika. Hanyuma rero tugiye hano abantu benshi bakunda guhura n'ikibazo cyo kuyoberwa ngo ese kubera iki video zanjye zitarebwa. Urabona hano handitse everyone can view the post, this post. Hano hantu ruhita uhakanda gutya, iyo hakanze wemeza kuri everyone, iyo maze kwemeza no kuvuga ngo hita ukanda kuri everyone. Iki gihe umuntu wese yabo gufollowinga yaba nuwo mutagize icyo muhuriyeho video yawe aba yemereye kuyibona. Ariko iyo ukanze kuri friends na abantu mu followinga nabonyine nibo babona iyo video. None hari n'aba bafite kuri only view, no kuvuga ngo bo kabonye nakaba aribo birebera iyo video. Icyo gihe nta views ushobora kugira, nta likes wagira, nta n'ikintu na kimwe wagira. Muri muntu wese nakande kuri everyone afungure ku buryo buri muntu wese agomba kubona video ye. None twakomeje kuri kakanu kanyuma arimo wa option. Hano rero niho ruzingiye. Utu tuntu twose dufungure turi hano hejuru aho uri bubone uwemerera umuntu wese gushyiramo comment muri video yawe, ukemera muri video yawe ko umuntu ayikora duet, kwa kundi umuntu ashyira video ya ku ruhande agakoreraho ibindi arrow switch. Utu tuntu twose dufungure twa hano uwemerera abantu kuba bagira gute bakora nuze story yabo kuri nuze kuri wowe no content hari ibintu maze iminsi mbona hano hantu aka kantu karaza kubakoraho, aka kantu tugiye ukagiye kubakoraho. Ariko mbere yuko dukomeza please nimubona iyi video hari ikintu yagufashije kanda kuri subscribe ufungure inzogera hanyuma wandike muri comment kabisa dukomeze tujyana. Aka kantu kanditse content disclosure and ads, aha hantu ni abantu bari gukorera amakosa menshi. Aka kantu gafungure nkwereke ahantu amakosa menshi ariho abera. Okay, twagereka gafunguke. Okay, urabona hano hantu urabona ko hose hafunze. Umuntu hagize na hamwe hafunguye niyumva icyo bisobanura. Disclose content, post content. Nukuvuga ngo abantu benshi barafata video zabo bakazigira nkaho ziri gupromotinga some products n'ibindi, bikaza gutuma video zabo zigaragara. Impamvu ndibuze kuvuga kuri aka kantu kanyuma kurusha ibindi, uri gufata video zawe ukazisetinga nkaho zipromotinga nuze products runaka bityo zikagaragara muri ad. Kandi mbibutsa ko hano mu Rwanda ntabwo dukunze kwamamarizwaho cyane, bityo ureba nk'aka kantu kanyuma nimba gafunguye icyo bisobanuye ngo this video will only shown in ads and won't be visible to public on your profile page. No bang iyi video ya uploading ariko iraza kugaragara ahantu hose hari butangwe publicity ntagiri bujye public nyine ntagiri buze kumera nkaho abantu bose bemereye kuyireba, ahubwo irajya hahandi bakora bameze nkaho bari kwamamariza gusa. Iki gero no bisettinga gusa gutya, sindi buvuga izina ry'umuntu ariko hari umuntu nzi w'umufrari wanjye wa hafi ariko ufite iki ndazi ko kwandikira inbox ufite iki kintu rero kirimita views ubona kuri video zawe, kubera ko twege ntabwo turi muri zanu za area zigize gute zibona ama ads menshi. Nukuvuga nizere ko turatuntu twose mwadufunze. Hanyuma rero abantu mwagize ku 10,000 urabona ko ushobora gufata video yawe ukaza wamara kuyishyira public ukaza kuyishyira kuri playlist. Hanyuma rero dore kandi kantu hano allow high quality upload. Fungura aka kantu wijya ku saving data kandi aka kantu gafungure kuri allow high quality upload, nibwo video yawe iri buze kuza isa neza abantu bose bakayibona uko ikwiriye. Hanyuma nimushaka ko akantu kanyuma nimushaka kuza ko video umaze gukora ibuze kwisavinga muri telefone yawe kanda kuri gafungura aka save to device. Hanyuma nimba udashaka uzajya zigira gute zikuzuriza telefone ugafunge. Hanyuma rero hano tugiye kuri audience control ari nako kantu kanyuma ugomba no kwitaho.
hari content umuntu akora ikaba itemerewe kurebwa n'abana bari munsi y'imyaka 18 cyangwa se TikTok itemera kuba yaba suggesting iyo video. Rero ibi bintu ugomba kubyitaho ukamenya content ukora category irimo ku buryo ushobora kuzugafungura kakano abana bari munsi y'imyaka 18 ntibabirebe, ariko niba ukora content iri rusange nta kintu itwaye aka kantu ugume ugafunze. Guys, ndizera neza ko iyi video ibafashije. Nimba aribwo ugeze kuri iyi channel, ndizera ko wakanze subscribe, ndizera ko kuri TikTok bamaze kumfuringa kugira ngo tujye tubana muri video zose dukora, hanyuma dukomeze tuhatwika. Hanyuma rero nimba ukiri kuri YouTube cyangwa se igihe cyose uri kuri TikTok ushaka guhita winjira kuri account yanjye kuri YouTube channel yanjye, uhita ubonye aka video kuri TikTok ukavuga uti kankarebe kuri YouTube, uhita ukanda kuri aka kantu kanditseho YouTube akangaka gutya, hanyuma uhite winjira kuri YouTube channel yanjye. Ndabakunda, intego yanjye no gufatanya kimwe ku kindi kugira ngo tujye turushaho guteza societe nyarwanda imbere. Nimbwa ari bwo igifungura TikTok, iyi account ni yawe, ntukajye kure, ahubwo ngwino tubane. Iyi ni YouTube channel uhita utungukiraho, hanyuma ukabana n'abandi. Urabona ko tumaze kugera mu 2550, nawe ngwino ubane n'abandi. Bye bye, ndabakunda, Imana ibaha umugisha.